Yes, munyemerere tugaruke kuri aya makuru mu buryo burambuye kuko nubundi bibayeho mu gihe nta minsi myinshi yarishize. Jarike Habyarimana yakiriwe i Bujumbura, aho yakiriwe mu biro bya Perezida Evariste Ndayishimiye bagirana ibiganiro byihariye mu muhezo. Twagiye tugaruka nubundi kuri bimwe bishobora kuba byaraganiriwe muri uyu muhezo wahuje Perezida Evariste Ndayishimiye na Jarike Habyarimana. Ibingibi rero nibyo byavuyemo ukwemererwa ko i Bujumbura Jarike Habyarimana ariho azajya akorera ibikorwa bye, yizezwa kujya ahuzwa na bamwe mu babarizwa mu ngabo za se, ndavuga ababarizwa muri FDLR. Yewe yahuye na bamwe mu babarizwa muri FDLR bari i Bujumbura kuko niho nubundi bagize ibirindiro byabo bya kabiri, kuko niho hantu bavuga ko bizeye umutekano wabo. Niyavuye Kongo, aba FDLR niyavuye Kongo, ariko nanone i Bujumbura naho ni hamwe mu hantu bafata nk'ahari umutekano kuri bo. Rero Jarike Habyarimana nyuma y'uwo muhuro wabayeho mu minsi yashize, kuri ubu ngubu yongeye kwerekeza i Bujumbura. Rero uyu munsi ntabwo yerekeje i Bujumbura ari wenyine, ahubwo yaherekejwe na General Jacques Nduru Sharigonza. Uyu ni umuyobozi ushinzwe ubutasi bwa gisirikare muri FARDC. Bari mu Burundi rero mu nama bivugwa ko igamije gutegura ibitero byagabwa ku Rwanda, aho nubundi Kinshasa yemeye kumuha ubufasha bwose rwose yifuza muri gahunda yo kuba agomba ngo gucyura impunzi z'abanyarwanda ngo ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Kisekedi avuga ko buri muntu wese uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda uri mu burasirazuba bwa Kongo ari uwo mu Rwanda, akwiye kuba ari mu Rwanda. Rero umuntu afata nk'ushobora gucyura izo mpunzi z'abanyarwanda ngo ziri ku butaka bwa Kongo ni Jarike Habyarimana. Perezida Ndayishimiye nawe yiteguye rwose gufasha Jarike Habyarimana mu bikorwa byo gusubirana ububasha n'imbaraga umuryango we wari ufite igihe wari mu Rwanda mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi 94. Rero reka aya makuru tuyinjiremo rwose mu buryo burambuye, mugaragarize urundi ruzinduko Jarike Habyarimana yagiriye i Bujumbura aherekejwe na General Jacques Nduru Sharigonza, icyo uru ruzinduko rusobanuye, ibyavugiyemo ndetse n'imyanzuro yafatiwemo, n'icyo uru ruzinduko rusobanuye ku butegetsi bw'u Rwanda no ku banyarwanda bose muri rusange. Ibuka rero gukora kuri subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi kundi mu makuru n'inkuru zihariye. Uyu muyoboro rero nanone ni uwacu, nawo uzajya n'ubundi uwusangaho amakuru twari dusanzwe n'ubundi tunyuza no ku wundi muyoboro wacu mugari. Nanone nawo turacyahari, ariko uyu nawo ni umuyoboro wacu aho n'ubundi tunyuza inkuru zihuse ziri breaking ndetse n'ubundi busesenguzi bwihariye. Ni Opinion Panel. Kora kuri subscribe kugira ngo ntugacane kubiri no kubura inkuru ndetse n'ibiganiro binogeye ku makuru yiba bikomeje kuvugirwa hirya no hino. Ikaze cyane. Nk'uko n'ubundi natangiye mbikubwira, amakuru atangwa n'amasoko amwe avuga ko Jarike Habyarimana na General Jacques Nduru Sharigonza bari mu Burundi mu nama bivugwa ko igamije gutegura ibitero byagabwa ku Rwanda. Uburundi n'ubundi bukomeje gushinjwa kuba ahantu hahurira imitwe yitwaje intwaro, cyane ko bivugwa ko iyo mitwe iri gutegura ibikorwa by'urwango n'ibitero byibasira u Rwanda babifashijwemo na Perezida Evariste Ndayishimiye. Nanone kandi bivugwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye yatangarije Kinshasa ko rwose afite umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyo ngibyo bitangaje n'ubundi mu 2023 murabyibuka. Rero ibyo yatangaje ari kugerageza n'ubundi kubishyira mu bikorwa ntaki mwitambitse. Rero Jarike Habyarimana mu by'ukuri kuba yarahinduye ingendo yakoreraga i Kinshasa akazerekeza i Bujumbura, nuko n'ubundi Bujumbura kuri ubu ngubu ariho hahindutse ibirindiro bishya by'abarwanyi b'umutwe wa FDLR. Kuri ubu ngubu uko bayabonana n'ababarizwa muri FDLR, uko bahurira i Bujumbura ni ibintu byoroshye cyane kuruta n'ubundi uko bahurira i Kinshasa, kuko i Kinshasa harimo urugendo rurerure cyane. Jarike Habyarimana rero yahawe urugari kugira ngo n'ubundi ahure n'ababarizwa muri izi nyeshyamba, ubundi barushaho n'ubundi kunoza imigambi yabo. None niho ikihishe inyuma y'urugendo rwa Jarike Habyarimana i Bujumbura. Reka wenda twinjire mu isengura n'ubundi ku mibanire y'u Rwanda, Burundi na Kongo ndetse n'ibindi bitandukanye bigaragazwa n'abahanga muri iki kibazo kiri hagati y'ibi bihugu byombi. Mu by'ukuri ubashe kumenya ndetse no gusobanukirwa byinshi byinshi inyuma kuri iki gikorwa cya Jarike Habyarimana ndetse na Jacques Nduru.
kugira ngo n'ubundi umuntu yumve mu by'ukuri impamvu aya makuru ari gukorera impaka nyinshi, ni ngombwa kureba uko umubano hagati y'u Rwanda, Kongo n'u Burundi uhagaze muri iki gihe. Mu myaka n'ubundi mike ishize, ikibazo cya M23 cyabaye imwe mu ngingo zikomeye zatumye umubano hagati ya Kigali na Kinshasa urushaho kuzamba, ndetse uzamo amakimbirane mu buryo bukomeye. Kongo yakomeje n'ubundi gushinja u Rwanda gufasha M23 mu gihe u Rwanda rwakomeje kuvuga ko ikibazo nyamukuru ari imitwe irimo FDLR ikorera ku butaka bwa Kongo igamije guhungabanya umutekano warwo. Ni muri urwo rwego rero bamwe mu basesenguzi babona ko buri rugendo rw'umuntu ufite aho ahuriye n'ibi bibazo rushobora n'ubundi gufatwa nk'ikimenyetso cy'impanuka zishobora kuba ziri gutegurwa mu rwego rwa politike cyangwa se umutekano. Kuki rero i Bujumbura? Ikibazo benshi ibibaza ni impamvu Bujumbura ikomeje kugarukwaho cyane mu makuru nk'aya. N'ubundi nk'uko mubizi mu myaka yashize, umubano hagati y'u Burundi na Kongo warushijeho gukomera cyane. Ahanini ibi byose byarushijeho gukomera bihereye mu rwego rwa gisirikare. Ingabo z'ibihugu byombi zakoranye ibikorwa byinshi byo kurwanya imitwe itwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi bituma rero hari abasesenguzi bavuga ko Bujumbura ishobora kuba n'ubundi imwe mu mijyi y'ingenzi cyane ikoreshwa mu biganiro by'umutekano hagati y'impande zitandukanye zifite inyungu mu bibazo byo mu karere. Ariko kandi hari abandi bavuga ko kuba abantu bamwe bahurira i Bujumbura bidahita n'ubundi bisobanura ko hari ibikorwa bidasanzwe biri gutegurwa, kuko n'ubundi uwo mujyi usanzwe ufatwa nk'ahantu habiri inama nyinshi za diplomasi n'iz'umutekano. Muri make, bamwe mu bashyigikiye Jarike bo bagaragaza ko ingendo ari gukorera i Bujumbura cyangwa se yakoreye i Bujumbura mu bihe bitandukanye akenshi zidasobanuye cyangwa se zitemeza ko afite imigambi mibi ku Rwanda, ahubwo ko urugamba arimo ari urwa diplomasi ukuruta urwo gushyira mu bikorwa gahunda za gisirikare, kuko n'ubundi niyigeze aba umusirikare cyangwa se abarizwe mu rwego rw'ingabo runaka. Rero n'ubundi Jarike Habyarimana abamushyigikiye ntibahakana ko ari gukorera inzinduko za hato na hato i Bujumbura, ahubwo bo bagaragaza ko izo nzinduko ari gukorera cyangwa se uko guhura kwe na Perezida Evariste Ndayishimiye nta kindi n'ubundi bigamije ari ugushaka amayeri mashya yakoresha muri diplomasi, ndetse no kugirwa inama n'abahanga bamaze igihe muri ibyo bikorwa bya diplomasi. Nubwo rero amakuru menshi n'ubundi akiri mu rwego rw'ibivugwa, ikibazo cy'ingenzi kuri ubu ngubu ni ingaruka bishobora n'ubundi kugira ku mutekano w'u Rwanda. Mu myaka irenga 30 ishize, u Rwanda n'ubundi rwakomeje gushyira imbere politike yo gukumira ibishobora guteza umutekano muke hakiri kare. Niyo mpamvu rero amakuru yose ajyanye n'imitwe itwaje intwaro cyangwa ibikorwa bishobora n'ubundi kubangamira umutekano akunze gukurikiranwa cyane n'inzego zibishinzwe. Abasesengura rero bamwe bavuga ko niyo amakuru nk'aya yaba ataremezwa, akwiye n'ubundi gukurikiranwa no gusesengurwa kugira ngo harebwe niba hari impinduka ziri kuba mu mikoranire y'abakinnyi bakomeye bo mu karere. Ariko u Rwanda n'ubundi nk'uko mubizi rwagiye rugaragaza kenshi ko Jarike Habyarimana yamaze kwijandika mu bikorwa bigamije guhungabanya ituze ry'u Rwanda, ahanini aho kuri ubu ngubu akomeje kurushaho kwifashishwa n'abarimo Kongo ndetse n'u Burundi. Ibi ngibi byaturutse n'ubundi ku ngendo yakoze guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka 2026 azikorera i Kinshasa, mu by'ukuri ibintu bitari bisanzweho. Ahangaha rero yahuriye na bamwe mu bayobozi bo mu mutwe wa FDLR. Ibimenyetso byagiye bigaragara, hari amavideo n'ubundi yagiye asohoka agaragaza uwo muhuro yagiranye na bamwe mu bayobozi ba Kinshasa. Rero u Rwanda rwagaragaje impungenge, rugaragaza ko abakomeje kwifashisha Jarike Habyarimana ahanini mu bikorwa byabo nta kindi bagamije usibye gusa ukumukoresha n'ubundi nk'iturufu igamije kubageza ku butaka bw'u Rwanda. Gusa none bamwe basesengura bavuga ko Jarike Habyarimana icyo yakora cyose kuri ubu ngubu nta bubasha afite mu bigendanye no kuba yahungabanya umutekano w'u Rwanda, usibye gusa n'ubundi ukurugambanira ndetse no kugaragaza uburyo ki abanyarwanda ngo bakwiye n'ubundi gusubira mu bihe byashize. Wagaragaza ko ubutegetsi bwase bwari bufite icyo busobanuye gikomeye cyane
kandi bwari bufitiye akamaro abanyarwanda n'abaturarwanda bose muri rusange, ko rero ububasha umuryango we wari ufite ku banyarwanda bukwiye gusubiraho. Ubutegetsi bwa se nicyo kintu n'ubundi yifuza ko cyasubiraho. Jean-Luc Habyarimana rero ibikorwa bya gisirikare nibyo n'ubundi ashyira imbere, nibyo rero birushaho n'ubundi guteza impungenge ku banyarwanda, kuko we ntabwo agaragaza ibigendanye no gushyira imbere diplomasi, agaragaze ingingo zimurengera cyangwa se agaragaze ikibazo aho kiri, ahubwo we ibyo akomeje gukora byose abitegurira inyuma y'amarido, ndetse niyiteze itangazamakuru cyane, ibita bigaragaza n'ubundi uburemere bw'ibyo yifuriza u Rwanda. Na diplomasi ajyamo nta na hamwe yigeze atumiza itangazamakuru avuga ati ngiye ibitekerezo byanjye nibi, ndashishikariza abaturage kunyumva. We icyo akora gusa no gukoresha kimwe mu bitangazamakuru bye mu kugaragaza n'ubundi ibibi ku Rwanda, mu gutangaza amwe mu makuru n'ubundi agomora rubanda n'ibindi bitandukanye. Muri make ibitero bye byatangiye ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru, rero arifuza n'ubundi no kubishyira mu bikorwa. Akaza mu Rwanda agakora ubutegetsi akoresheje imbaraga za gisirikare, yewe n'umubyeyi we ari Agathe Kanziga ikiganiro aherutse kugirana n'itangazamakuru ku muyoboro wa YouTube, namwe mwabonye ibyo yavugiyemo ndetse n'uburemere bw'ibyo yavuze. Ngayo gukora reka dusubire n'ubundi ibyo ngibyo nibyo nifuzaga rwose gukomoza mu buryo burambuye. Reka rero dusubire no mu zindi nkuru zitandukanye ikigendanye n'ubundi n'urwo ruzinduko rwa Jean-Luc Habyarimana i Bujumbura. N'amakuru arambuye mu by'ukuri twari tubifiteho, ariko iby'ingenzi n'ubundi twamenye nuko yagiye i Bujumbura agahura na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi batandukanye bagambiriye inabi ku Rwanda. Yaraherekejwe rero na General Jacques Nduru Sharigonza, ubu ni uwa FARDC muramuzi, aherutse gushyirwa mu nshingano vuba ahangaha na Perezida Kisekedi Chilombo.